Je kandi nkwa ikaze gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda umunsi ku wundi ubana natwe ni iby'agaciro cyane. Amakuru agera kuri Wisdom TV Rwanda ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo imanuka ibaye agana mu masaa 4 z'ijoro. Ni mu kanya rwose imanuka ikaba ibereye mu karere ka Kicukiro. Abantu babiri bamaze kugwa mu mpanuka ikomeye y'imodoka. Impanuka ikomeye y'imodoka yabereye mu mujyi wa Kigali ku Kicukiro, imaze guhitana abantu babiri mu gihe abandi bakomeje kwitabwaho n'inzego z'ubutabazi. Amakuru agera kuri Wisdom TV Rwanda avuga ko ahagana saa 2 z'ijoro aribwo ikamyo ya Fuso yamanutse mu muhanda werekeza ahazwi nko kwa Gitwaza ivuye ya Kicukiro Centre, ivuza amahoni menshi bikekwa ko yabuze feri. Ubwo abahazi ugeze hano Rwandex usa n'uzamuka ujya kwa Gitwaza usanga ukomeza Centre, nibwo rero iyo Fuso yamanukaga maze imanuka ivuza amahoni. Bikekwa ko yari yabuze feri, yagonze abantu babiri barimo umumotari n'uwo yarahetse basiga ubuzima. Imana ibare iruhuko ridashira. Abandi benshi bo bakomeretse barakitabwaho n'abaganga, bivuze ko imibare ishobora kuza kwiyongera. Muri iyo mpanuka kandi hari imodoka 3 zagonganye, aho imwe ni Fuso yamanutse yabuze feri, ubwo moto abari bayiriho bitaba Imana. Ni moto kandi ubona ko zangiritse cyane mu buryo bugaragara rwose, ubona ko zangiritse mu buryo bugaragara cyane. Navuga ngo rero wenda baburimo babo bakomeze kwihangana. Nyamuneka n'isi tubamo ibigoye, n'isi tubamo y'ibibi cyane, aho umuntu rero abasabwa wenda kuva cyangwa se kwiyeza. Rero umuntu akaba yavuga ngo no kwiyeza, kuko umuntu wenda aba agenda atazi umunsi ku munsi, atazi ngo biraza kugenda gute. Rero icyo nabwira abantu ni uko buriya umuntu ava mu rugendo cyangwa se nava mu rugo ajya asiga yiyejeje, asige yiyeretse Imana, na cyane cyane ko wenda umuntu aba atazi neza niba ari butaha amahoro. Cyane ko wenda usanga n'umumotari wenda nawe aba afite indi migambi, usanga ko umumotari wenda aba yavuye mu rugo wenda nabo babwiye ko agiye gushaka ubuzima. Rero icyo navuga wenda dukwiye kujya twigira ku rupfu nubwo rutamenyerwa, ariko usanga bikwiye ko nyine umuntu akwiye guhora yiyejeje ko nawe umenya umunsi n'igihe. Iyi kamyo rero kavuga ko yavugije amahoni, bikekwa ko yari yabuze feri, ariko n'ubundi kubera ko byari byamaze no kuba ku mugoroba kandi noneho abazi uriya muhanda ni umuhanda muto cyane, bivuze ko imodoka ziwurimo biba bisa naho wegeranye cyane. Kuba rero Fuso ni imodoka nini yata umuhanda cyangwa se yamanuka ihorera, cyane ko uriya muhanda uzamuka mu Gatenga usa n'uzamukira Rwandex, n'ubundi aba ari na feruje, ushobora gusanga wenda hari ziba zahagaze. Amakuru rero dukesha igihe avuga ko babiri aribo bari bamaze kuburiramo ubuzima, umumotari ndetse n'uwo yarahetse. Amakuru akavuga ko uwo nguwo yarahetse ari umukobwa rwose ukiri mutoya, wari unakoze ubukwe mu minsi ya vuba. Icyo navuga rero ni ukwihangana, ni ukuhanganisha imiryango yabuze ababo, ariko kandi no gusenga cyane ko buriya ibihe ntawe ubigena, ntawe ubaza umunsi n'igihe, ahubwo ni ukorera isi inkuta zayo mu bitewe n'uko igihe ku gihe cyangwa se umunota ku munota n'ubundi umuntu aba yakwitahira. Bivuze ko rero wenda no kunoza nyine igihe umuntu afite, no kubaho nyine umuntu yishimira ubuzima afite, ariko kandi nanone bitari ukwishima gusa byo kugaspia, ahubwo byo kwishima no gushima Imana ko wenda igihe umuntu akiriho agomba kugikoresha neza.
nyamuneka umuntu wese nava mu rugo ajye yibuka gusenga avuga ati Mana mfashe nze kugaruka amahoro, gusanga nyine urupfu ntirutoranya, urupfu ntirumenyerwa, kandi mu isi ngo nta migambi, ikuzimu nta migambi ibayo. Bivuze ko buriya ni isomo ryiza kuri twebwe ko umuntu akwiye guhora yiteguye ko atazi umunsi n'igihe, ko Bibiliya ivuga Umwami Yesu azagarukiraho. Reka rero mvuge ngo reka ntihanishe imiryango abakomerekeye muri iyi mpanuka, dore ko ari benshi. Inkuru iri ku Gihe iravuga ko n'ubundi imibare y'abarimo kwitabwaho ari myinshi, ariko abo ngabo babiri bo bakaba bahise bapfa igitaraganya bategerejwe no kwa muganga. Rero yaba umumotari yaba uwo nguwo yari ahetse, nyamuneka hari impanuka nyinshi umuntu agenda asimbuka, agiye muti gutwara ukabona wenda ukuntu bitari bigenze neza. Byose rero navuga ko ni bimwe mu bimenyetso nyine by'uko impamvu zatuma umuntu ashima Imana ziba ari nyinshi cyane. Reka mbwire abantu rero ngo nyamuneka Imana ikomeze kwihanganisha abasigaye, ariko kandi natwe tumenye ko mu isi atari iwacu. Tujye nibura umuntu avuga ati nihe nkuru ki uzasiga imusozi. Birababaje cyane kubona uri ku isi ariko nta nkuru uzasiga imusozi nziza. Ndavuga ngo rero ni ukwitwararika, nyamuneka umuntu ujya ava mu rugo yiyejeje, umuntu ibyo arimo akora abigendemo neza. Nibyo rero navuga ngo bizatuma wenda umuntu aticuza, cyangwa se ukuntu umuntu atabaruka ugasanga famiye cyangwa se umuryango wawe asize urimo uravuga uti kweri Imana nimutware, turabizi neza ko azajya mu ijuru. Mba nibura uwo muntu aba agiye neza, nubwo wenda urupfu rutamenyerwa, nubwo wenda benshi bavuga ati nta n'upfa bishaka, abantu bakifuje kubaho, ariko nibura n'igihe utaha n'abasigaye bakajya bavuga ati wenda Mana kuki ubyemeye, kuki utwaye intwari yacu. Ugasanga wenda bamwe baravuze bati icyo tuzi neza nuko agiye mu ijoro. Burya aho ngaho uba utabarutse neza. Rero kuko ntawuzi umunsi n'igihe ko tugenda mu muhanda y'ibyuma byakozwe n'abazungu, reka tujye dushima Imana ko dutashye amahoro, ariko kandi tujye no kugenda twiragiza Imana kugira ngo ize kuba mu rugendo rwacu, kandi nanone niyemera ko dutaha, nyamuneka dutahe twiyejeje. Ibyo rero ibyo wenda naba mbabwiye, gusa wenda navuga ngo abantu bakomeze kwihangana, imiryango y'abaza babo ndetse n'abakomerekeye muri iyi mpanuka nabo bakomeze kwihangana. Ndaza kunoze kugezaho indi nkuru, ese wenda baraborohewe, barabarwariye, byose rero uze gukomeza kubana natwe.